Turabasuhuje bakundwa bene data tubana muri groupe ubuzima ubumenyi n'iterambere. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri aka gace k'amata, uburyo ashobora gukoreshwa, kuko amata ni ikintu gikoreshwa kenshi cyane hano muri ubu buzima busanzwe, bityo rero bikaba bishobora kuduteza ingaruka bitewe n'uburyo tuyakoreshamo, kandi hari uburyo bwagenewe. Hano manze kwisegura, hari abantu bakunze kutumenyesha ko bagira ikibazo cy'amega zabo za interinete, bityo rero ko kenshi bajya babangamirwa n'ibiganiro dushobora gukora birebire, bigatuma n'wenda amayinite yabo ya interinete ashira vuba, bityo bakavuga bati byababangamira. Kandi nk'uko bisanzwe ntabwo iyi groupe igomba kutubera umuzigo cyangwa itubera umutwaro. Niyo mpamvu rero icyifuzo cyabo ni ingenzi cyane. Birashoboka ko nawe icyo kintu wakigizeho ikibazo ariko ukicecekera. Niyo mpamvu rero tugiye kuvuga ku mata, ariko kandi ntabwo tuvuga byose biyagize cyangwa se vitamini zose ziyarimo, ahubwo tugiye kuvuga bikeya by'ingenzi kugira ngo wumve amata icyo amariye mu mubiri. Abonekamo nuza vitamini nyinshi cyane, akabonekamo imyunyu ngugu. Amata ni meza, ariko kandi nanone iyo yakoresheje mu buryo butari bwo akugiraho ingaruka. Ni kubw'izo mpamvu rero ntabwo byose turi bubivuge. Tugiye kuvuga ku mavitamini makeya cyane ashobora kuboneka mu mata, ariko kandi muri ayo mavitamini nayo ntabwo turi buvuge ngo ni vitamini A, vitamini B, gutyo tuvuge ngo niyiboneka mu mata, cyane ko dushobora kuvuga ngo ni vitamini A, ariko niwenda ukaba utibuka iyo vitamini n'iki ikora mu mubiri. Niyo mpamvu turajya tugenda tuvugaho agace gatoya kuri buri vitamini, kugira ngo tutaza kuvuga vitamini ikimara mu mubiri ariko kandi nyamara ugasanga nta kikumariye, kuko iyo vitamini utazi ikikora. Urumva ntabwo byaba ari byiza tuvuze vitamini ariko kandi utamenye ngo n'ikimara mu mubiri n'ikimarira umubiri. Niyo mpamvu twavuze tutireka tuvugeho agace gatoya, kugira ngo niwenda ubashe kukumvaho, ugire kanosiyo kuri iyo vitamini. Murabizi ko amavitamini tugenda tuyavugaho buri mwimwe ukwayo, ariko kuri aka gace k'amata ko bitewe n'amavitamini menshi cyane abonekamo, kandi abantu benshi bakunda gukoresha amata. Niyo mpamvu twavuze tuti reka tugerageze niwenda dufate bikeya by'ingenzi, ariko kandi tuze kugaragaza n'ingaruka amata ashobora guteza abantu. Murakoze. Reka dutangire ikiganiro rero tuvuga ku mata. Tugiye kureba umumaro w'amata n'icyo n'amavitamini makeya cyane tugiye kuvugaho, kuko nababwiye ko ntabwo twazivuga zose bitewe n'icyo kibazo cy'abo bantu bagenda bavuga ko mega za interineti zabo zishira vuba. Rero niyo mpamvu tugiye kugerageza tuvuge incamake, kugira ngo nawe ubashe kumva kuri iyi vitamini, kuri izi vitamini ziboneka mu mata n'icyo aya mata amariye umubiri, kugira ngo ujye uyanywa ariko uzi neza ngo aya mata nyweye hari icyo ari bunyungure mu mubiri. Reka dutangire rero amata. Amata abonekamo vitamini A. Iyi vitamini A mu gace gatoya nyine nk'uko twabikubwiye ikomeza amenyo n'amagufa. Ntabwo turi bujye tuyivugaho byinshi cyane, ko nk'iyi vitamini A twayivuzeho cyane, na vitamini B tuheruka kuyivugaho. Ntabwo rero twenda kongera kubisesengura. Niyo mpamvu twagusabye ngo nimba hari ikiganiro gikozwe, jya ugerageza kugitega amatwi no kucyitaho cyane. Niyo mpamvu haba harimo interivale y'iminsi myinshi, kugira ngo cya kiganiro ugende ugisubiramo urushaho kugifata. Kuko niba tuvuze nk'iyi vitamini A, ntabwo tuzongera kubona umwanya wo kongera kuyisubiramo ngo twongere tuyitondagure. Urumva byafata igihe kinini. Niyo mpamvu rero dushaka kujya tuvuga kuri buri kantu kamwe, cyane ko tuzagera no ku gice cyo kubona ukuntu dushobora gutegura ibyo byo kurya aya mavitamini abonekamo. Tukavuga tuti amamera, iyo wikoza amamera habamo iyi vitamini. Warya amasaka gusa
ukabonamo iyi vitamine. Ibyo ni ibintu byose tuzagenda tuvuga. Urumva ni ibintu birebire, ni ibintu bigari, ntabwo rero twajya tuvuga ikintu ngo twongere tugisubiremo. Niyo mpamvu tukurarikira kugira ngo ibi bintu ujye ubasha kugerageza ubikomeze muri wowe kugira ngo bijye bikugirira umumaro. Mu mata rero kandi habonekamo vitamine B. Iyi vitamine B bayita thiamine. Iyi vitamine B icyo ikora mu mubiri ikenerwa ku ikoreshwa ry'ibinure. Iyi vitamine B1 ikenerwa ku ikoreshwa ry'ibinure. Mu mata kandi habonekamo vitamine B2. Iyi vitamine B2 ntabwo twenda kuyivugaho byinshi kuko niyo tumaze iminsi tuvugaho, ubwashize ndumva ariyo twavuzeho. Ntabwo rero twenda kuyivugaho ibintu birebire kubera ko n'igihe cya vuba ntabwo mwaba mumaze kuyibagirwa. Iyi vitamine B2 rero ikimara mu mubiri igabanya gushesha urumeza, ikindi kandi ikakurinda kwigunga, ikakurinda stress, ikurinda kugira ibinya n'umunaniro. Vitamine B2 yo tumaze iminsi tunayivuzeho, yo ntabwo twakwirwa tuyitindaho. Nakubwiye ko kandi hari amavitamini menshi turajya dutaruka kugira ngo icyo tugendereye cyane no kugira ngo tubone igipimo uburyo dushobora gukoresha amata, kandi ikindi tubone n'ingaruka zishobora kukubaho mu gihe wakoresheje amata mu buryo burenze. Utaza kumva ngo harimo vitamini nyinshi cyane ukajya uyanywa ku bwinshi, ukayakoresha ku bwinshi, ugasanga kugizeho ingaruka. Mwibuke ko tuvuga kuri vitamini A twagaragaje ko vitamini ziboneka mu bimera zo zitajya zigira ingaruka ku muntu, ariko tugaragaza ko vitamini ziboneka mu bikomoka ku matungo zishobora kugiraho ingaruka mu gihe wazikoresheje nabi mu buryo butagenwe. Rero niyo naha ku mata wibuka ku gace ko karimo naho ko twakavuzeho, niyo mpamvu ngusaba kujya ukurikira cyane. Rero reka tugere kuri vitamine B5. Iyi vitamine B5 ifasha umutima gukora neza, gukora uturemangingo dufasha kwihanahana ry'amakuru ku bwonko. Mu ncamake nyine nicyo twateganyije kuyivugaho, tugenda ducagurana kugira ngo ba bantu bataza guhura n'ikibazo cyo kwitotomba. Mu mata kandi habonekamo vitamine B6. Iyi B6 cyangwa se ushatse wayita pyridoxine. Iyi pyridoxine ikimara mu mubiri ikurinda guta ubwenge, igufasha kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso no kuvana uburozi mu mwijima. Iyi pyridoxine nikimara mu mubiri wawe. Mu mata kandi hakabonekamo vitamine B12. Iyi vitamine B12 ikimara mu mubiri ifasha gukora uturemangingo tw'amaraso dutukura. Mu ncamake icyo ngicyo nicyo twateganyije kuyivugaho. Mu mata kandi hakabonekamo vitamine B13 ndetse na C. Izi vitamine rero zifasha umutima gukora neza no kugabanya cholesterol mbi mu mubiri wawe. Cholesterol murayibuka nayo twayivuzeho, ntabwo twenda kongera kuyisubiraho. Niyo mpamvu tugusaba ngo nimba cyakora iki kiganiro cya cholesterol cyo ushobora kuba utakibuka neza, watwandikira ku ruhande kugira ngo tubashe kugufasha ubashe nawe kongera kucyumva, kugira ngo umenye cholesterol ni iki. Cholesterol twasanze ko ari ibinure bibi biba biri mu mubiri wawe, ariko kandi nanone iyi cholesterol umubiri wawe ukaba uyikeneye. Tuza kubona hari ahantu haboneka za cholesterol nyinshi kandi mbi, ishobora kugiraho ingaruka ku kwangiriza ubuzima. Urugero rutoya, twabonye ko ushobora kurya inkoko ariko ukarya kagahu k'inkoko ugasanga karimo cholesterol iri ku kigero cyo hejuru. Bityo rero niyo mpamvu ntabwo twenda gusubira kuri cholesterol, ntabwo twenda gusubira ku bintu bitandukanye, ahubwo ni kugira ngo wibuke ibiganiro bimwe na bimwe twagiye dukora, kubera ko twagiye dusanga biriya biganiro twagiye duheraho, twagiye dusanga ari ibintu tuzagenda tugarukaho kenshi. Niyo mpamvu twabanje kubivugaho mbere, kugira ngo rero ubashe kugenda bikungura. Nuko hari ibintu wagenda uzirikana muri wowe, kugira ngo nitujya tuvuga ngo iyi vitamine igabanya iyi cholesterol mu mubiri,
ubashe kubuza ngo cholesterol ni iki, nakwirinda cholesterol nyinshi gute, niki nakora kugira ngo cholesterol itangiraho ingaruka. Rero niyo mpamvu nibyo byiza kugira ngo ubashe kuba hari ibintu wibuka kuri icyo kintu twavuzeho. Mu mata kandi habonekamo folate. Iyi folate rero ikimara mu mubiri irinda indwara yo kubura amaraso no gutuma inda ibyara ikura neza. Inda ibyara ariyo bita uterus. Ibi bigatuma ikura neza. Iyi folate nikimara mu mubiri, ariko nakubwiye ngo ni incamake turi kugenda tuvugaho kugira ngo tutavuga ngo ibonekamo folate ariko folate ukaba utazi ikimara. Niyo mpamvu twagerageje kugira ngo tujye tugira akantu gatoya tuvugaho. Mu mata kandi habonekamo phosphore. Phosphore ikimarira umubiri ifasha umubiri gukomeza amagufa n'amenyo, igatuma umwijima ukora neza. Iyi phosphore ikimara mu mubiri nkuko tubikwibutsa ni incamake nyine, urabyihanganira, nukenera ibintu birambuye uzatubwira kugira ngo tubashe kubigufashamo. Uretse ko izi folate na za phosphore ntabwo turazigeraho, niyo mpamvu uracyafite amahirwe yo kongera kubyibuka. Mu mata kandi hakabonekamo potassium. Potassium ikimara mu mubiri ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Iyi potassium nikimara mu mubiri ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Iyi potassium nikimara mu mubiri. Mu mata kandi habonekamo zinc. Iyi zinc ikimara mu mubiri ifasha gukora no gusana uturemangingo, gukiza ibisebe no kwinjiza ibinyamasukari tuba twariye mu byo twariye, kwa igagenda icaguramo ibinyamasukari kugira ngo ibashe kuduha isukari umubiri ukeneye. Iyi zinc nikimara mu mubiri kandi iboneka mu mata. Mu mata kandi hakabonekamo selenium. Selenium ikimara mu mubiri ifasha urwungano rurinda umubiri. Ikindi cya kabiri, irinda kandi imvubura ya tiroyide. Imvubura ya tiroyide nayo twayivuzeho, ntabwo twenda kuyisubiramo. Niyo mpamvu tugusaba ngo ujye ukurikirana cyane kugira ngo niba tuvuze ngo irinda imvubura ya tiroyide, tiroyide uba wamaze kumenya niki, ikora iki, ibyo ngibyo bizajya bigufasha kurushaho. Twagiye rero ariko kandi tugeze ku ngaruka ayo mata ashobora kugutera, kandi turebe n'uburyo ushobora kuyakoresha. Urubuga CBC News rwerekanye ubushakashatsi bwakozwe ku bagore 61,000 ndetse n'abagabo 45,000, bose bari hagati y'imyaka 20. Aba ngaba nibo bakoreweho ubushakashatsi. Ibisubizo byavuyemo rero byagaragaje ko amata iyo yakoresheje nabi habamo kwangirika kw'amagufa. Mu gihe wanyweye amata menshi amagufa yawe arangirika. Urabona ko habonekamo imyunyungugu za calcium n'ibindi bitandukanye. Buriya twababwiye ni nkeya cyane, ariko mu mata habonekamo byinshi cyane. Niyo mpamvu rero uru rubuga CBC News rwagaragaje ko rwakoze ubwo bushakashatsi, byerekana ko iyo unyweye amata menshi amagufa yawe aterwa ibibazo byo kuba wagira ikibazo cyo kumungwa, ukangirika amagufa yawe. Noneho barakomeza baravuga ngo aya mata umuntu unywa kurenza ibirahure 3, ubwo ni ukuvuga ngo ni mililitire 680 by'amata, agira ibyago byinshi byo gupfa vuba kurusha unywa munsi y'ibyo birahure 3. Kuvuga ngo umuntu ukoresha amata ku kigero kirenze mililitire 680 aba afite ibyago byinshi byo gupfa vuba kuruta umuntu unywa munsi y'ibyo birahure 3. Ukuvuga ngo
si byiza ko unywa amata arengeje mililitire 680. Ntabwo ari byiza kuvuga ngo uzirengeje ujye umenya ngo uri kwishyira muri risiki. Amata kandi kuba harimo potasiyumu na fosifore, si byiza ko abantu barwaye impyiko bayakoresha kenshi. Abantu barwaye impyiko ntabwo ari byiza ko bakoresha amata menshi kenshi, kuko impyiko zabo ntabwo ziba zibasha gusohora imyunyungugu yabaye myinshi, bishobora guteza rero ibibazo mu mubiri wabo. Niyo mpamvu bagirwa inama yuko badakoresha amata kenshi abantu barwaye impyiko, kubera harimo potasiyumu na fosifore byinshi. Niyo mpamvu atari byiza gukoresha amata urwaye impyiko, ngo ukoreshe amata cyane. Kalisiyumu nyinshi nayo si nziza, ishobora guteza ibibazo bya constipation. Abantu barwaye impyiko rero bashobora no kugira utubuye two mu mpyiko, imikorere mibi yazo. Iyi kalisiyumu ishobora kujya mu mwijima, bityo ikaba yateza indwara y'umutima. Si byiza guha amata umwana utarageza ku mwaka umwe, kubera ko haba harimo ubutare bukeya, bishobora kumuteza ikibazo. Niyo mpamvu atari byiza gufata umwana utarageza ku mwaka umwe ngo ubashe kumuha amata. Impamvu ugirwa inama yo kuba wakoresha amata ku kigero kigenwe, ni ukubera ibyo kurya inka ziba zariye zihabwa, kubera imiti ziba zafashe, bishobora kuguteza ingaruka, bikaguteza indwara zitandukanye. Izo ndwara harimo nk'indwara zibasira ubwonko, harimo kanseri zitandukanye. Iyo mpamvu rero niyo mpamvu ugirwa inama yuko ugomba kwitwararika mu gihe uri gukoresha amata, kuko izi kanseri zishobora kugufata kandi wowe wayakoresheje uzi ngo amata ni meza, ariko ukayakoresha ku kigero kidapimwe. Bavandimwe rero, ndagira ngo dusubikire aha kugira ngo turekipere iminota, bantu bataza guhura n'ikibazo cyo guhangayikishwa n'amayinite yabo. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko mu mata habonekamo amavitamini menshi, hakabonekamo kalisiyumu, hakabonekamo imyunyungugu. Ntabwo rero amata akantu tuvuzeho ni gatoya cyane ugereranyije n'ibisabwa kuri yo. Gusa icy'ingenzi ugomba kumenya ko amata utagomba kuyakoresha ku kigero kiri hayi, kuko nukoresha amata ku kigero cyo hejuru bizakugiraho ingaruka. Turabashimiye rero kubw'uyu mwanya tumaranye, kandi Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi iki kiganiro. Murakoze.